ariko siko naringoswe hano hano ariko hari n'inkweto tu. Ngiye kuyambara uyu munsi ndaba ntwika kabisa. Yewe ndimo ndatwika hano ukuntu tutwenda turyoshye tumeze neza turasa neza. Sheri wanjye arambona uyu munsi ndi ku cyamba ahita abona noneho natwitse turahita tujya no muri Serena ariko aka gashati karambereye hano hantu nta n'ikirahure gihari byibura ngo nirebe ukuntu naba ndi bogare fureshi. Sheri araza akeye uyu munsi kabisa ninjye nawe iri joro tunayiti ndaba ntwika. Hano harimo n'ibiceri bikeya harimo n'ibiceri harimo ibiceri rwose ndatwika. Sheri ndamugurira ikintu ashaka icyo araba ashaka cyose yaba keke ajya akunda kumbaza keke rwose ndayimugurira muri alimentation kwa Murokore yari maze igihe ndi ku Gatara. Dore n'udukeci ni twiza kabisa. Yewe harashya uyu munsi harashya uyu munsi ndahatwika. Aba mbona gutera aba abona ntwika. Sheri araza naza ndahita mufata mpite mujyana duhite dukomezanya ntaribi biraba biryoshye uyu munsi. Akandi kantu naba nibagiwe ra ntako. Noneho ubu ndakeka nasohoka. Umunsi ndakeye kabisa ndatwika. Umunsi ngiye kureba icyana nambona aremera kabisa ariko mfite n'ibiceri bikeya hano ndibuze kuza kumujyana kwa Murokore mugurire icyayi n'amandazi nta probleme. Zakagendana agakiza k'Imana we. Imyenda yanjye sagiye aka kanya ninjiye muri dushe imyenda nyise nyibura. Oya ntago ndabyihanganira. Imyenda nsanganye nyise nyibura aka kanya. Oya ntago byihanganira. Ntabwo ndakinga kanze ahita njye inama y'umudugudu iri ku. Chiri bite kamezo. Nabite isiko banyibye. Aka kanya ninjiye muri dushe bahise banyiba. Do nta n'inkweto mfite. Nukuri nyiva muri dushe bahise banyiba aka kanya. Shana hano harugujana ntago ngese sinari nasize hanze inkono n'ibashe bakayita. Ahubwo turavugana mvuye kumva gahunda twari dufitanye. Turayivugana nimva ku mudugudu. Oya nanjye nese ugiye kugenda umeze gutyo. Reka nagwa. Reba do nta n'inkweto mfite n'inkweto zifunganye bashitwa. Ntabwo wagenda. Aka kanya mvuye muri dushe. Imyenda nifite barayitwaye dore n'isigaye barayitwaye. Oya turavugana kajya ku mudugudu. Abajura bamaze ibintu byose n'ukuri kw'Imana. Oyanjye ntago mbyihanganira n'ugurukira ku mudugudu n'ukuri ntago nabyihanganira. Nese urajya mu mudugudu wambaye gutyo. Nese nagenda nambaye gutyo. Nese nta n'icyo tugira ku buryo wazisaba mama. Imyenda nari mfite barayitwaye dore niyo nisiganye bayitwaye. N'inkweto zifunze nazo mfite. Oya ni ku mudugudu. Oya ndaruhukira ku mudugudu nibo barabikemura.
oya ntabwo wagenda oya ndarukira ku mudugudu oya wanareba ahantu uri gutira twareba ahantu dutira imyenda maze ukabona kujya muri abo bayobozi oya nese ndagenda nambaye gute nyine twareba ahantu dutira oya ntabwo nabyemera rwose Bikira Mariya w'ikibeho noneho se wa muhungu wa kwa Karoli yasaze wahora n'icyo usigaye ugenda no mu muhanda wambaye wahora n'icyo wa mubyeyi do uku nguku niko mvuye muri duka baratuzengereje ntabwo ubizi sohotse gato nsanga imyenda bayitwaye do n'inkweto dore barazitwaye ku buryo wajya mu muhanda wambaye iswime oya ndarukira ku mudugudu ngeze si byo ndagenda gute navugaga sawa none yavuga ngo agiye kujya mu muyobozi uretse nze ndebe ko ari imyenda y'umuhungu wanjye iri hariya ndebe yuko yagukwira nkuzanire wambaye waba ugize neza n'ukuri Yesu we waba ugize neza yewe birakabije n'ukuri girira vuba ahubwo ni kanze ndaje ariko se ahubwo iyi myenda ubu ngubu irumyera kanumve yewe ndumva yataye amazi kabisa kandi buriya muhungu wa kwa Karoli ko aricyo namumarira umuntu usigaye ugenda mu muhanda yambaye iswime yewe reka ndebe ariko ngo nabajura ngo bamujengereje da ngo bamwibye reka ndebe ko namufasha yewe akira urebe yuko igukwira ariko simbizi da ngo nakurusha ubunini n'ukuri urakoze sheni mfasha mfasha nambare n'ukuri umubyeyi ni umwana mwiza kabisa umwana mwiza arambyaye rwose gusa ubu nari kujyana iki ku mudugudu oya n'ukwambara nkaruhukira ku mudugudu ibindi n'ukuruhukira ku mudugudu rwose ubu busambo umfashije iyi sura turavugana mvuye ku mudugudu nabi urakoze rwose ntaribi murakoze namwe reka nanjye njye mu nama ariko se ibibazo bya biriya bisambo tuzabigenza gute reka njye kureba undi muyobozi tubijye mu inama abaturage b'umudugudu wacu w'inganzo mu gihe tugitegereje umuyobozi wacu ukaza muhaguruke tube dushyizeho murari shyira murari tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugire mu paradizo isi yose we tuzarwubaka abajeje barwubake tuzarwubaka ko mwakonje abaturage rero b'umudugudu wacu w'inganzo ndabona umuyobozi twari dutegereje ahageze abaturage bacu b'umudugudu w'inganzo mbere y'uko mwicara mureke tubanze twakire umuyobozi wacu mukuru anatwomerezeho atubwire icyamugenza abaturage b'umudugudu w'inganzo muri aho murakoze cyane ikintu cyatumye dutegura iyi nama murabizi yuko buri wa kabiri hasanzwe haba inama y'inteko ibirimo twakira ibibazo by'abaturage ariko ubu uyu munsi wa none tugiye kwiga ku kintu kijyanye n'ibiza murabizi muri kino gihugu cyacu twagize ikibazo cy'ibiza cyane ubu rero tugiye kureba abantu bagomba kwimurwa mu manegeka ubu turimo turabarura ingo zagiye zisenyuka kubera ibyo biza turagira ngo twimure abo baturage tubaturishe ahandi hantu heza hatari mu manegeka murakoze abaturage b'umudugudu w'inganzo
w'inganzo murakoze cyane mwitabira inama muri benshi ariko inama yacu ndabona irimo igera mu masaha yo guhumuza ariko turashaka kwakira umuturage wese waba afite ikibazo. Umuturage waba afite ikibazo yahaguruka akatugezaho ikibazo afite. Madamu umuyobozi wacu w'umudugudu w'inganzo, nari mfite ikibazo nifuzaga kubagezaho. Nari mfite urugo, hanyuma haza umugore ankura mu rugo, yaje gusaba akazi mu rugo iwanjye. Umunsi yaje gusabamo akazi niwo munsi yahise ko umugabo yahise ko nsohora mu nzu, ahita ambwira ati ahubwo ntukiri umugore hano, uwo mukozi niwe ubaye umugore. Mva mu rugo rwanjye njya kwangara, nangarana umwana wanjye, utubayeho nabi kandi nari mfite urugo rwiza. Uwo mugore aranyataka, arankubita, mutabarwa n'abaturage. Mu by'ukuri mu bigaragara ndusha n'imbaraga. Uwo muntu yaba yaje mu nama nawe hano? Mu nama yirimo ni umudamu wita Yvette. Ndakwiyamya mugore we. Nawe turakwiyamya. Kuva ryari nkura nawe? Mwitongana turahari, tugomba kumva urengana tukamurenganura, uri mu makosa tukamuhana. Hanyuma hari undi waba afite ikibazo nawe kugira ngo tubakire dukemure ibibazo byanyu mwese rimwe. Arahari muri ubu. Haguruka nawe twumve ikibazo cyawe. Muri uyu mudugudu wacu w'inganzo abajura baratuzengereje, baratwiba ubudasiba. Dore n'uyu munsi nagiye muri dushe mvuyeyo, imyenda nsanga barayitwaye, n'inkweto zose barazitwara. Nta myenda nari mfite, dore n'umuyobozi w'isibo sinenzi ko ari nabuze nguyu hano mu nama, niwe wanije imyenda naje nambaye. Ariko babiba ku manywa, babiba nijoro? Ni ku manywa batwiba. Ni ku manywa babiba. Icyo kibazo tugomba kugikemura, tugashyiraho n'irondo ryo ku manywa, numva ari byo byabafasha. Kuko nkunda kwakira ibibazo by'abajura cyane muri uyu mudugudu wanyu. Hanyuma ndashaka uwo muntu, ndabona ufite n'ibikomere. Icyo ni igikomere cy'inkoni? Shaka tere intambwe anyegere uwo muntu. Murakoze nyakubahwa muyobozi w'umudugudu w'inganzo. Imbere yanyu uyu muntu arambeshyera. Cyakoze icyo nzi icyo duhuriyeho nuko duhuriye ku mugabo, kandi nawe urabizi ibyo ni ibisanzwe. Yavuze ko namukuye mu rugo, ariko niba umugabo yarankunze nkamuvana mu rugo ndumva utari urubanza rwanjye. Ubwo rero ikindi ngewe kuri icyo cyuko naramutwaye umugabo, ndumva mutabimbaza mwazabibaza uwo mugabo we. Ikijyanye nuko kumukubita, amwita indaya, anyita umuntu utari, mbese ibitutsi, ibintu byinshi. Ndaje nanjye aje kunkubita isuka, nditabara nyakubahwa muyobozi, ndumva nta kosa mfite. Murakoze cyane. Mbega madamu, uri uwo mugore w'isezerano? We madamu muyobozi ndasezeranye. Nuvuga ngo uyu ni indaya? Ni indaya. Yankuje mu rugo rwanjye, yaje gusaba akazi ko mu rugo. Umugabo ahita asohoka avuga ngo muha akazi. Mu minota mikeya asohoka ambwira ngo nimufurire. Nanze kumufurira, umugabo asohoka ambwira ngo nisohokane imyenda. Nasohokanye none ndi gufura gusa imyenda yanjye yose iracyari mu nzu, kuno umugore ni nawe yambara. Ikibazo cyanjye ni iki. Mu nama itaha bazazanane n'uwo mugabo wanyu. Unzanye no mu buyobozi. Muyobora umva Nagusibye mu rugo iwawe. Umva gasuzugura muyobozi. Tuzagusiba. Aracyari gukomeza gusuzugura n'imbere y'ubuyobozi. Umva. Ntabwo uzarunkuramo, ntabwo urusha amategeko imbaraga madamu. Umva, ndabubaha muyobozi. Jewe nashyiraho itegeko nkagufunga. Keretse ibyo mukoze ubu nonaha. Mbabarire muyobozi. Mu nama imbere yanjye usuzugura. Uyu mudamu nawe ararenze. Ceceka. Ndabubaha muyobozi. Ceceka. Ndabubaha. Ariko nta nkeragutabara ziri hano ngo zimfatire umudamu. Za nkeragutabara ntabwo yari yagira hano. Nyakubahwa muyobozi, ibintu byose bigira amategeko abigenga. Wari uvuze ko ugiye kuduha convocation tukazabana n'umugabo wacu. Ntabwo ngurana nawe, muzitabane n'umugabo wanyu. Uri kunyumva? Murakoze muyobozi. Gasuzuguro k'abagore b'ihanga muri uyu mudugudu. Ndaje bakwandikire convocation muzitabane n'uwo mugabo wanyu. Ngo harya ngo ko numva mu ncanze mu mutwe. Baranyibye rwose, n'ubugira kabiri naga ari ubwa mbere. Banyibye nasohotse mu gipangu nambaye isume n'ukuri. Yego. Ibyo bintu bakwibye ni ibiki? Kugira ngo bagukorere raporo nibyo. Ibyo bintu bakwibye ni ibiki kugira ngo ukorere raporo? Muyobozi, ibintu banyibye nakubwiye ko ari ubwa kabiri banyiba. Ubwa mbere ibintu byose nari mfite barabyibye baratwara. Uyu munsi noneho bo batwaye ishati yanjye y'umutuku, ipantaro y'umukara, n'inkweto za orange za Express.
ubu ngubu umuyobozi nta kintu nsigaranye, dore n'imyenda nambaye nimwe mwayinije umuyobozi w'isibo. Umuyobozi dore ubu nta kintu nsigaranye. kurera raporo hari ibintu bijya bifatwa twagusanga ibintu by'uriya musore biboneka. Uyu munsi ndi ku cyangwe kanze mamagarisha vuganeho ndabona bimeze fresh. Aha muyobo ngiki cya gisambo nakubwira, iriya si ya myenda yawe. Ndafashwe.